inshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu turabasuhuje tubaha ikaze kuri updates.official urubuga rwanyu mumenyereye ko rubagezaho amakuru agiye atandukanye. Kuri wa gatandatu rero twabateguriye ikiganiro IMVONIMVANO Ducyesha radio BBC. Rero se uyu munsi muri IMVONIMVANO babateguriye iki? Nimucikwe muri kumwe na updates.official. Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi IMVONIMVANO yo kuri wa gatandatu tariki turimo. Uwo turi w'inyuma ntago ari bo banyawe, ahubwo abo turi b'imbere nibo bantu banyawe. Kandi hari ibyo dukoreshwa n'ibyo bintu by'imbere. Ntabwo njya njajinga umuntu wifashe nabi cyangwa sinjya nshimanze mu buzima bwanjye niko nteye, ariko nyine biterwa naho ngaho nuko nzu nanjye ko umuntu ankiza arakanshira urubanza rw'uwo ndiwe. Niga muri segonderi nagiye nkora amakosa menshi na atari amakosa yo guhanirwa. Niga muri segonderi nafashe umwanzuro wo kutozongera kuvuga ikinyarwanda, ariko nashakaga kwemerwa, nandi kurwana no kwemerwa. Niga muri segonderi nagiraga computer nziza kurusha abarimu, kubera ko nabaga mu kigo cy'abazungu. Nageragezaga kwigira umwana mwiza ko abazungu bangurira ikiro kangana gute $10,000 z'amadolari. Ubwo rero umaze gutangira Solvit, nkuko mbibonye nibwo wari ukirangiza amashuri, wari ukiri umusore, wakuyeho ubwo bwenge n'ubuhanga bwo kumenya gutangiza ibigo nk'ibi ngibi no kumenya kubikoresha bikabyara umusaruro nk'uyu nguyu. Ntabwo ari ubwenge bwo mu ishuri gusa, ni ruhurirane rw'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo, character iba yarabaye shaped. Character ni nka ubumuntu babwa bitewe n'inzira waciyemo y'ubuzima, ugera ukaba ugatyara ukamenya yuko buriye mu buzima bwanjye. Ahantu hambere nagiye gukora stage, bantumye icyayi saa 4, mvuyeyo bambwira guhanaguramo amamashini, nta kintu na kimwe bampaga cy'ubumenyi. Ndababwira rero niba ntacyo mugiye kumarira, ntacyo ndi bugume hano, nza kugenda ikigo kimwe ubu ngubu cyafunze, bantuma turunevisi, banyereka uko imashini ifungurwa, banyereka ibice bigize computer. Abo nibo bampaye ubumenyi burenze ubwo neze muri segonderi. Icyo nicyo kintu bakimara gufunga byo vuga iki kintu cyari gifite akamaro, cyangiriye akamaro, icyo ngomba guheraho. Ibyo bice byose naragiye mbirambika mu ishuri. Abanyeshuri barishimye. Mu mashuri bigaho bafite amakompiyuta make, bayicaraho bari nk'abana batatu, kugira ngo ajye kwandika biramugora. None abonye keyboard ari bunatahana, ari bunatunge. Abonye hard disk yapfuye, ariko hard disk yapfuye itandukanye na hard disk nzima, ntibitandukana. Keyboard yapfuye itandukanye na keyboard nzima, ni bimwe. Icyo bitandukanye nuko kidakora. Ariko umwana icyo akeneye ntago ari kugikoresha muri aka kanya, akeneye kukimenya, amenya aho cyavuye, amenya umukorere yacyo. Nagera kugikora azaba asobanukiwe buri kana ariko kose gakora kuri iyo keyboard. Ndwo rwinjiriro ninjiriyemo ku munsi wa kabiri, umunsi umwe byari natangiye, ariko wa kabiri ku wa gatatu abana baraje mbaho mbicaza. Kubera iki? Bana bagiye bafata telefone bahamagara bagenzi babo bati muve mu byo murimo, twabonye hano gukorera stage hanyaho. Icyo gihe na vacances yose yarangiye nkoresheje abana 200. Mu mwaka wanjye wa mbere ndi gutangira ninjije $10,000 y'amafaranga y'u Rwanda avuye muri ibyo bintu. Nize muri kaminuza, navuga ko nize muri kaminuza neza, bampaye ubumenyi buhagije ku bijyanye na computer. Ariko ibyo ushaka nyuma y'ishuri n'uburyo ufata n'uburyo ya character yawe, ya myitwarire yawe n'uburyo, naragiye ndiga iri Rwamagana. Bahita umugabo yara amaze kuritayaringa, afite imyaka nka 85 ubu ngubu, n'umudage rikaba atuye mu Bretania, yitwa Herman, yitwa Father Herman Schultz, n'umupadiri. Mu bantu 1000 bose baciye muri Orphan, agiye mu zabukuru. Nje umuntu yatoranyije kugira ngo mfate icyo kigo. Nubwo nyine hazamo komite gutora kugira gute, ariko the fact bagutoye, abantu bose bakagutora. Ariko ngewe byamfashe gufata indege njya mu Bretania, ndamureba mu maso namubwira nti ndagushimira ko namwanditseho n'igitabo ndanakimuha. Nanditse igitabo cyitwa From Zero to Hero, kuva kuri zero kugera ku butwari. Namubwira rero nzaba intwari, sinzagutenguha, ko mvanye kuri zero ngomba kuba intwari. Ndacyandika ndakimuha, shyira na trending mu Budage, bagihindura mu ndimi nk'eshatu. Ariko si ntacyo cyamariye, ko si igitabo cyanjye cyari igitabo namwandikiye nshobora kuzabamo, kubera ko nkiri umwana ntabwo twemeraga ibintu byinshi. Ntabwo nkunda kwemeranya n'abantu benshi ibintu. Aravuga ati rero ikintu nahereyeho, buri umuntu utemeranya n'abantu hanini hari igihe ayoba, umuntu wese arayoba. Ariko niba ugifite n'imbaraga zo gutsimbarara kuri ubwo buyobe bwawe, sone ngo noneho iyo uri mu murongo muzima utsimbarara kuri uwo murongo uko byagenda kose. Rero nabaye perezida w'iyo association yitwa Monde Jeune, ikigo kinini gifite na segonderi, ariko ko mfite inshingano nyinshi. Mfite company zanjye zigera nko kuri 3, mfite ONG Soma Foundation Rwanda mu Rwanda no muri Amerika. Rero nabasabye ko nabakorera manda imwe
nkakoma kuri board nkajya mbaha inama nkagira gute ariko bagashaka undi kugeza n'ubu ntibarabyemera ko ntari president banze gutora undi ariko that's how it is. Hanyuma mu byo tubwiye murakora muri ibi binuzo byawe mbere yuko dukomeza ku byo ugiye gukora ubu hari ibyo bavuze bya artificial intelligence wigisha abantu ni ukuvuga ubwenge bw'ubukorano ibyo ubyigisha gute mu Rwanda mu gihe bitari byahagera? Ntabwo nigisha AI ahubwo nagize amahirwe yo kuba umwe mu bantu bamenye AI igitangira kuza mu Rwanda. Ntabwo rwose ngiye kuvuga ngo nize AI naba mbeshye, ngiye kuvuga ngo mfite amashuri atandukanye niza bijyanye na AI naba mbeshye, ahubwo ni ibintu byangwiririye biba ngombwa ko ibyo bintu ndibuze kubikora ntarize kubwira umukiriya ko ntabyo nzi. Ntabwo yansabaga ngo mbikore, ahubwo yansabaga ko nari mukoresha yari venture. So dore ko byagenze nazanye hari company ebyiri zo muri Canada za promise Solvit dukora icyitwa venture ni uguhuza imari muri batatu mugashinga indi company. Dushinga company yitwa Shaka AI. Iyi company yitwa Shaka AI niyo yakoranaga n'abakiriya twa dufite abakiriya benshi New York n'ahandi hagiye hatandukanye, aribo navugaga bafite bakorana na IBM n'izindi companies zikomeye nka Google na Meta cyangwa Facebook, abantu bayizi nka Facebook. Agaparati gato twakoragaho kari ako gukora kuri data cyane. Isone ngo abantu twakoranaga icyo gihe abakozi nashatse bari abakozi basanzwe bafite ubunararibonye mu bijyanye na software, byo bita kwandika amakode, software development, ndetse n'abafite PhD na masters muri mathematics cyangwa muri data science. Rero byari biteye ubwoba ko mu myaka yanjye ndi bubashe gukorana n'abantu bakuru, nkakorana nabo mpagaze mu rwego rw'umukoresha wabo, nkabasha kubakoresha interview, nkabasha guhitamo bo ndi buhayaringe. Nabyita ko ari nko gukura prematurely, no gukura hataragera. Ariko ibyo bintu byose ucamo n'ubundi nta gukura hataragera kurenza kuba muri orphan. Na gukura hataragera kurenza kwimama no kwipapa. Twakomeza rero ngaho tukomeza tubwira icyerekezo noneho urabona Solvit, Soma, ibyo bigo bindi bitatu kuva ahangaha ubu noneho uri muragana he? Solvit turashaka gukomeza gufasha urubyiruko kubona akazi no kubona ubumenyi, ariko hari ibindi byagutse twenda gukora. Hari ikigo gikomeye turi gutekereza kubaka hano mu Rwanda, nari nabyo mazemo iminsi muri Amerika, mfite abantu bafite ibyo bigo nyine maze iminsi ndi gukorana amanama nabo, bashaka ko badufasha kugira ngo tubashe gushyira ikintu kimeze nk'icyo ngicyo hano. Sindi buze kuvuga icyo ari cyo cyane kuko ntago nkunda kuvuga ibitarashya ariko hari ikintu kinini nyine, hari vision nini numva nimara gukora icyo kintu nzama mvuga ngo nibura iyi myaka Imana ndishyize kuri ino si hari ikintu nashyizeho kizakomeza gufasha igihugu cyangwa gufasha abanyarwanda. Ubundi baravuga mu Kinyarwanda ngo imbwitinyiri bayakubitiweho, igihugu nagikubitiwemo. So rero amateka mfitanye nacyo ari bwina mu mutima, ari mu mara no mu maraso. Ntacyo ndicyo nari umunyarwanda, sindi umupoliticiye, sinkora politiki, nta nubwo ndi interested, ariko aho ndi kwerekera hanyuma tukubaka ibyo dushaka kubaka. Ariko ibyo dushaka kubaka byo gufasha urubyiruko, ko aho ndi umutima wanjye uri ku rubyiruko cyane kurenza ahandi. Hanyuma turimo turasoza, wavuze ko u Rwanda rukuri ku mutima cyane kuko warukubitewemo. Wakuye he imbaraga zo kubabarira abo bantu bakwiciye banakwishe, kuko watubwiyeho yuko ngo wapfuye amasaha 2? Wakuye he mu mutima wo kubabarira mukaba mubana? Ese haba harimo nabo mujya muhura ukabaha akazi bimeze bite turangiza? Uyu mugabo wanyishe niko niba navuga ko niko bimubwiye buri munsi, ni inshuti yanjye. Sinshobora kujya aho kwivuko kubera ko urumva kubera igikomere n'ibiki nagerageje kubaka kwivuka aho ngaho, kuhashyira inzu, niho nkorera ibintu bijyanye n'ubworozi bwose. Ibyo ntavuze wenda muri Soma nuko mfite abana bagera kuri 20 n'ishuri ishuri, kubera ko ngenda ndeba abana bo ku muhanda cyangwa badafite ubushobozi kandi bafite ubwenge nkabashyira mu ishuri. Dufite abari ku graduatinga muri kaminuza, n'abana ngewe nishyurira ku mafaranga ngewe mpasoringira, ngewe personnel apana kuvuga ngo numutera nkunga wayampaye ngo njya Rero ibyo nabyo biri muri Soma. Ariko Soma Foundation dufite ibindi bikorwa birimo bijyanye na Soma Box. Dufite company yo muri Abu Dhabi UAE dukorana nayo ukora bijyanye no gufasha people with disabilities kugira access kuri education. So hari ibikorwa bitandukanye kandi byiza turi gukora kandi bifasha abaturage. Ariko ngarutse ku kintu cya forgiveness, ku cyo gutanga imbabazi, nari mvuze ngo uyu mugabo wanyishe iyo ngiye kwivuko muhereza 5,000 buri gihe, no kugira ngo mwereke ko si ukumucira karo rutega. Ndabizi neza ko haba imbaraga
sensibilisation bakoze jenoside sindi kubarengera bakoze amakosa ariko se ko byarangiye so tubice se nta kindi cyo kubagora kubababarira rero kubabarira ntago aribo nagiriye ninjye wigiriye uwo mutima ndi kugufungiramo icyo cyumba nagufungiyeho umutima wanjye nta kindi kintu kizakora sinzabasha kugifungurira umuntu ngo njye gushaka umugore sinzabasha kugifungurira umuntu ngo mwizere ngira nkora nawe business ntabwo nababariye abantu bose bangiriye nabi kubera aribo nabikoreye nabababariye kubera ko ngewe nari ndi kwivana muri uwo munyururu nishyizemo wo kwifunga kandi nkurikije uko mbanye nabo ntabwo bafite ubushobozi bwo kungirira nabi kuko barabizi ko ntabanga niba bashaka biba banyanga ariko niba bananyanga ntabwo mbizi ariko ntabwo nanjye nshobora kubaho icyuho cyo kongera kungirira nabi kuko ubu abanyarwanda natwe ducanye ku maso twamenye ubwenge ubu ntabwo nabaho ubwoba bwo kungirira nabi ariko kubababarira ntabwo aribo nagiriraga niyo mpuye nabo ndabibabwira ariko nkunda kubiburaga nkunda kubiseka kubera ko impamvu mbiseka bituma navanza bituma nkomeza bituma umutima wanjye utabitekerezaho cyane naba mbese mvuze ko ibikomere bidahari uko fed nkubwiye ukuri no gutaza ikintu cyatumye kimwe mu bintu byanzanye igihe kitageze si uko nagombaga guhura nawe gusa ahubwo nuko numva ko uyu mwaka 2025 amateka yanjye nicyo kintu kimotiva gukora cyane. Reka turangize rero tukubaza watangiye ibikorwa uri muto inama wagira urubyiruko ubu ngubu nkawe rugeze muri irya myaka watangiriyeho ni yihe kugira ngo bashobore gutera ikirenge mu cyawe? Buri gihe iyo mbajijwe rero kugira inama urubyiruko hari igihe urubyiruko rutekereza yuko hari nabo duhura benshi bakabimbaza hari abagusaba ibintu bitandukanye abagusaba kubagira inama hari abagusaba kubabwiza ukuri kwa nyako ibi bintu kuko biri doable cyangwa nawe uri muri ba bantu baza kuza kutwishushanyaho kandi ufite izindi mbaraga inyuma zigusunika kugira ngo ubashe kugera kubigeraho. Rero ntabwo ni inspiring abantu ntabwo kwinspiring abantu ariko kazi kanjye no kubintitaininga kuko ndajwe ishinga no gutera imbere icyo cyo kindaje ishinga pe ikintu kindaje ishinga no kumenya ngo nimba kuri no si ese hari birenge nzasiga inyuma yanjye bivuga ngo ngiye bikorwa kanaka yakoze ngaba abantu kanaka yubatse ngaba abantu kanaka yafashije. Ndi ku kibuga nabonye message y'umuntu ntaramenya ambwira ngo ndagushimira watumye niga amazina arimo ntabwo nyazi ariko nyuma wenda kundi hano ndaza kumamagara amenya ariko bose ntakubeshye Imana nujya gukora gakore perfectly. Urubyiruko rero umuntu akeneye kumenya ngo niki kintu kindimo nakora talent yanjye ni iyi kuko talent yari abatazi no gusongira ngo talent impano y'umuntu ni ikintu ushobora gukora bakiguhembera batakiguhembera ukabutarika kugikora kiragushimisha ntikikuboringa kugikora uragikora wabo kirakorohera iyo ni talent. Hari umuntu ushobora kuzanga akabona aya marange unasize akabona biramubangamiye mu maso akabona aho intebe ziri ari muri icyo gisate cya decoration cya fashion gutaka no kureba ikintu ku murongo kandi hari abantu bikijije. Iyo umaze kumenya igisate ugomba kujyamo ugomba kumenya ngo ndabikora gute professionally ubwo yakinyamuka. Hari ukuntu ari ibintu ndi kubwira umugore wanjye nambwira nageze i Kigali yego ariko niko ko mfite appointment saa 7 kubera ko igihe ni ikintu gitangaje cyane nta nubwo uzi ikintu bikora ubu kubera ko naje kukureba twari twahanye igihe ni primaire do icyongereza nakize ku ngufu kubera ko nari mfite inzara yo gukora no kujya mu mahanga. Imyigishirize yo kuri Amerika iri ku rwego rutangaje abanyeshuri bavuyemo baba bavuga ibintu utabasha kumva noneho ngiye kuba ndi umuntu rero ugomba kuri hejuru yabo ubabwira ko ibyo bakoze bagombaga kuba barabikoze muri ubu buryo. Ibyo niba budakijijwe hitukizwa niba utazi kuvuga mu ndimi urazivuga kubera ko ukeneye imbaraga ziva mu ijuru ziza kukuvana kuri iyo ntebe. Hari ibintu bibiri uraza kwemera kugaragara nk'umuntu nyine uciriritse cyangwa uraza kuhanyura nk'umuntu kuko ugomba kubaho ngaho. Hari umuntu wavuze ngo kugera ku ntebe ntabwo ari ikibazo ahubwo uburyo uri buyitindeho nicyo kibazo. Urubyiruko rero nicyo kintu cyo gushyira mu mutwe kugera ku kazi ntabwo ari ikibazo ahubwo kugatindamo nicyo kibazo. Uko opportunity umuntu yago ko sinkuzi ndaza go opportunity n'imvano. Murakoze cyane Imana ibahe. Aha rero niho turangirije kino kiganiro. Mbashimire mwese mwateze amatwi iki kiganiro. Shimire na bagenzi banjye Jean Leonard Karuranga hamwe na producer Kamarade bamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Mwari kumwe na Felenga Kwaya na Huta.